buzima ishyari ni ikintu cyiza kikatubamo, kikadutera urwango rudafite ishingiro. Umuntu ufite ishyari ahorana umunabi muri we, kuko ibyishimo by'abandi bimutera umujinya. Ishyari rigeze mu bavandimwe ribatandukanya nta mpuhwe. Ibyabaye kuri Abeli na Gahini murabizi. Umuntu ufite ishyari ameze nk'inyamaswa y'inkazi itonoma iziritse, ariko iramutse iciye ikiziriko yakora ibibi byinshi birenze. Ishyari kandi burya ni inshuti magara y'urupfu, kuko urupfu rutuma ishyari ngo genda nzanire runaka, ishyari rikagenda ridatekereje kabiri. Rero nshuti yanjye, uzirinde ishyari mu buzima bwawe bwose, kugira ngo utazaba igikoresho cy'ikibi, ubundi rubanda rukakota ukaba iciro ry'imigani mu muryango.